Haleluya. Haleluya. Wagira ngo ntimuhari. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashimira Imana yabanye ubugingo bwacu, ikaba yongeye kuduhuza muri uyu mugoroba. Ihabwe icyubahiro. Ihabwe icyubahiro. Kugeza amahirwe cyane, nta mpamvu yo kudashima Imana. Ndashimira abavandimwe bacu batubanjirije muri iki gikorwa, haba amakorali yahimbaje Imana, umuvandimwe wacu tuyoboreye gahunda, umuvandimwe wacu watwigisha icyigisho cy'ubuzima cyangwa cy'umuryango, byose numvise yavuze ko abibarirwamo. Mwese wagize icyo akora, Uwiteka amugirire neza. Cyakomeje guha ikaze abashyitsi bacu, tunabasabira cyane. Ibi bintu tugezeho twiga ntabwo ari kenshi abantu babishyikira, biba bigihishwa amaso yacu. Ariko icyo nshimira Imana, ndashimira Imana ko umwuka w'Imana yatanzwe, kandi umugenzi naho yaba ari umuswa ntagazayo. Nta muntu ushaka Imana uzayibura, kandi twabonye ko Imana ivuga, mu kubivugana intege nke ivuga ikazongera yego. Icya gatatu, naho umuntu atanabyitaho, ariko umurimo w'Imana wo uba wagenze ute? Uba wakozwe. Mbere y'uko nkomeza ikigwa cyacu, kuko twageze mu byigisho biba bikomeye kubyumva, mfite ibibazo bitari bike nifuza kubanza gusubiza, kandi nkomeza kubashimira isano twakomeje kugirana. Uwiteka abagirire neza. Uyu muvandimwe yabajije ikibazo gikurikira: ese ko tuzi ko Mariya yabyaye umucunguzi, yari abizi neza ko ari we uzamucungura? Sinzi niba hari, ndegera asubiza, umva yampa ubusobanuro burenze hano aramfasha. Ntabwo Mariya yavutse azi ko ari uzabyara Yesu. Nimusoma igitabo cyacu cy'Uwifuzwa ibihe byose kizabibarangira. Nawe ari mu birukanwe jonjora rijyamo batoranya uzabyara Mesiya. Nawe nta cyizere yari abifitiye. Muzagikura muri Luka igice cya mbere, igihe marayika yamuzagaho akamubwira ko azatwita, yahise asubiza marayika afite ipfunwe ryinshi ati byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Urumva nawe yari azi ko Mesiya azaza, ariko ntiyari azi ko ari we bizagenza bite, bizanyuramo. Nakomeza hepfo, arakomeza: ese ko tuzi ko biriya harimo ba Mariya nyina wa Yesu, Mariya Magadalena, Mariya wari maraya, tubwire abo ba Mariya batatu. Ngira ngo n'uyu munsi abitwa ba Mariya barahari. Ntabahari? Ntabahari bitwa ba Mariya? Barahari benshi. Bibiliya rero byatubwiye Mariya wabyaye Yesu, tumusoma muri Luka igice cya mbere n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, bikatuzanira Mariya wa wundi Yesu yakuyemo abadayimoni. Tumusanga muri Yohana igice cya 8, ngira ngo aho yafashwe agenza ate? Asambana. Uwo dusanga mu gice cya 8 niwo twengeye gusanga mu gice cya 21 cya Yohana, umurongo wa 21, yinjira mu gituro agiye kureba ku mwami we yagenza ate? Yazutse. Wa gatatu ni ntamuvuga, ntacyo bibatwaye, ariko aboreka ngarukire kuri abo nibo bakunda kugarukwaho cyane, babiri. Niba atari byo, Mariya uriwo ni uwuhe? Ni Mariya wuhe wahanaguje Yesu umusatsi we? Ni wa wundi twasomye muri Yohana igice cya 8. Muzabisoma mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose n'igitabo cyitwa Mbere. Kansubiza uyu muvandimwe ku kigwa twize nimugoroba. Muraho, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Nawe Uwiteka amugirire neza. Nimugoroba ushize watwigishije mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu gice cya 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Aho umurongo wa 5 havugaga ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Ati muri Matayo 19 duhe ku murongo wa 10 kugeza 12, muri hangana some muri kantu kose banditse, aho iyi mirongo ntiyabivuguruzanya,
kamabaze bese Bibiliya iravuguruzanya bijya murebe neza Bibiliya ntivuguruzanya ahubwo Bibiliya igenze ite iruzuzanya byo rwose cyo tube tukivuyeho ko biri itavuguruzanya kuba ushobora kudashaka kubera ubwami bwo mu ijuru ari by'abapadiri n'ababikira bakora mudusobanurire neza ngira ngo mwitangira igice cya mbere duhereye ku murongo wa 26 ni amagambo avuga ngo turemo umuntu agira ishusho yacu ase ko mubivuyemo ase natwe batware mwororoke mugenze mute mugwire ku murongo wa 28 ho bateraho pwe umugabo n'umugore niko Imana yagenze te yabaremye itangira igice cya kabiri umurongo wa 18 ho haranditse ngo si byiza ko umuntu agenza ate aba wenyine reka muremere umufasha ugenza ute mukwiriye Matayo igice cya 19 wambajije Yesu yabaga ahanganye n'abamurwanya baza kumaza ikibazo gikurikira kambisome kugira ngo abatafite Bibiliya mubyumve neza ariko nubundi kuzutazanye Bibiliya nubundi ntibyemewe muje muzizana kandi nongere mbasabe igihe utayizanye aya masomo uje yandika ku gapapuro uje ushaka uburyo wongera kuyiga neza Matayo igice cya 19 ibyo gusenda umugore ubwo naye mukurikiye hari habaye impaka zidasanzwe Yesu n'abigishwa be cyangwa n'abari abantu bitsinda bamurwanyaga bari bahanganye umurongo wa 10 abigishwa be muzikwaragure yari amaze kuvuga bijyanye no gusenda umugore kandi ngo Mose yabibemereye kuko atabyemeye ahubwo imitima yabo yari igenze te ntago muri kumwe yari inangi ati ngaho mubandikira inzandiko ibintu bisa nk'ibyo umurongo wa 10 abigishwa be baramubwira bati ibyo umugabo n'umugore we niba bigenze bityo none kurongora si byiza 11 nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina hariho n'inkone zakonwe n'abantu hariho n'inkone zikonye ubwazo kubw'umwami wacu ubasha kubyemera agenza ate abyemere kwizera rero ko abapadiri baba barakonwe n'umwami wacu ndatekereza ko muzasoma Bibiliya neza mukareba bariya ba Paulo batashatse ngira ngo n'abasomyi ba Bibiliya ubundi hari n'ibyo tutamenya tukabigarukiriza ukagira ngo nibyibyo ngira ngo nka Paulo ntago bivuze ko atashatse oya rwose siko Bibiliya bivuga n'ibitabo byacu bibisobanura ahubwo yari umugabo ushatse muribuka mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 atungurwa agiye i Damasiko muzabisoma ngira ngo niba mwibuka hari ibintu nka bitatu yakorewe bidasanzwe muribuka iminsi yamaze 3 atareba ariko aho arebeye nta busembwa yazanye ntabwo bwaraje icya kabiri muzihangane kiriya gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa turagifite gitanga ubusobanuro bw'ibyo bintu muzareba amateka y'uyu mugabo niba koko yari gushobora gutunga umuryango muzarebe muzasanga ahantu yarashoboraga kuharangiza imyaka 3 ngira ngo nk'itoro rya Efeso muzabisoma handi akarangiza imyaka 2 n'igice handi akagenda akaharangiza 6 ahandi akagenda akarangiza ubwo aracyagarutse muhira ko mutansubiza aracyasubiye muhira se rero ngira ngo nibyo Bibiliya ivuga hari abandi batabonye uko bashaka barimo Yesu misiyo yari yamuzanye ntiyari yo kubyara abana ahubwo yari yo gucungura ikiyemwe munyabyaha abantu bose batandukanye muri Bibiliya mushobora gusoma ibyababayeho bitewe n'ikimana yashatse kwigisha ariko icyo mvuga niki hari ikibazo nageraho yambwiye ko ibi bintu dusoma bimwe ari uguharabika nkamutangariza ko ntigeze nzanwe no guharabika ndabwiriza Yesu wabambwe bitanumvikanye uko ushaka kubyumva Yesu azakujya imbere ahataringaniye agenza ate aharinganiza burya nibuka umunsi umwe nigeze njya kubwiriza ahantu mbwirijeyo ndababara cyane mpasubiye inshuro ebyiri nta bakristo bahabaga bari abantu babaswe n'ibintu by'ibiyoga cyane iriya iwacu mu Ruhengeri tukahagira n'abakristo bake nuko numva ngize ishaka
ry'Imana aho hantu ko nahakora amateraniro ku giti cyanjye n'igihe n'imitungo byose mbishizemo. Njya gusaba ku buyobozi bwacu baranyemerera, nshaka n'abandi babwiriza mvuga ko wenda impano yanjye ntacyo yahamara, reka nzaza n'abandi babwiriza wenda bazabafasha. Ibyo mbabwiye niko nabikoze. Dukora amateraniro hari ahantu mu mujyi wose turawesitara, turabwiriza cyane. Ibintu byose numvaga twabikoze uko twagombaga kubikora, niko niyumvise. Bigeze ku musozo w'amateraniro numvaga tuzabatiza abantu benshi cyane barenga nk'ijana, niko nibwiraga. Nuko tugiye kubona mbona hariho abantu 27. Numva muri nge ntabwo binsubijwe uko nashakaga. Muzi ko umuntu wese agira amarangamutima ye. Nuko ndangije fata ibihe byo kubana n'Imana nyibaza kuri ibi bintu, nkumva kuki bitabaye. Ndagira ngo ngusubize igisubizo Imana yampaye. Murambure Bibiliya zanyu. Wenda iryo somo mwebwe mushaka kwa mwararibonye mu bihe runaka, ariko munyemere nge mbabwira aho Imana yari impereye. Yesaya igice cyaho cya 66. Se turi kumwe? Sinamenye niba turi kumwe uyu mugoroba. Mubirimo ko nta majwi numva mwabivuyemo. Wakoze cyane. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 5. Nishaka nawo ngo basomere, ariko ndabereka umurongo nashakaga n'umwe wa 9 wonyine. Namagambo avuga ngo, ubwo namagambo Imana yampaye: nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe abahindishwa umushitsi n'ijambo rye. Bene wanyu babanza bakabaca babahora izina ryanjye, baravuga bati ngaho Uwiteka nahabwa icyubahiro turebe umunezero wanyu. Ariko bazakorwa n'isoni. Nimwumve ijambo ryo kuvurungana riri mu murwa rigaturuka mu rusengero, n'iry'Uwiteka yitura abanzi babaza. Umurongo wa 7, mwite ku bibazo. Namagambo avuga ngo, yabyaye atararamukwa, ibise bitaraza wabyara umuhungu. Mbese byashoboka? Byashoboka se? Oya. Ninde wigeze wumva bene ibyo? Ninde wigeze abona ibisa bityo? Amagambo Imana yampaye ndayarangije, ngiye kuyabasomera. Mbese igihugu cyavukira umunsi umwe? Ko mudasubije? Yego, igihugu nticyavukira umunsi umwe, n'ishanga ntijyabyarirwa ikiyemwe icyarimwe. Nahise mfunga n'ubu mbivuyemo. Numva Imana inshubije, nsoza mfite umunezero. Imana yacabwa icyubahiro. Cyo ndi kugufashisha rero, ntabwo ishyanga ryabyarirwa icyarimwe. Hari abagize umugisha muri amateraniro bazabyumva. Dutegerezanije umubatizo umunsi usirenze ni w'ejo gusa. Abatarabyumva si ukuvuga ko muciriweho iteka gusa. Icyo mbararikira, mwihutire kubyumva, kuko burya dufite imperuka ebyiri abantu badatekereza. Imperuka ya mbere, mbese umuntu ashobora gupfa? Ko mutanzu yapfa? Umuntu apfuye atihanye yakwihanira mu kuzimu? Nubwo mu kibazo ndabasomera yambwiye ngo si byiza gutunga itorero cyangwa ngo tubavuge mu mazina, ariko abavandimwe bacu b'Abakatolika baja bizeza abantu babo ko iyo bapfuye baje ahantu hitwa muri purigatori, barangiza bakababarirwa ibyaha. Icyo ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Basaza banje, Bibiliya iravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ngaho munyongerereho ikindi. Ariko abapfuye burya ntacyo bazi, nta nicyo, imigambi yabo, ibikorwa byabo byose biba bigenze bite? Biba bishize. Basaza banje, umuntu yihana agihumeka. Icya kabiri, mbese Yesu azaza? Abazasanga batarihanye bazihana ubwo? Oya, Yesu ntabwo azaza aje gutera abantu kwihana, ahubwo azaba aje guca amateka. Mu bisoma mu Byahishuwe igice cya 22, aho Yesu azatunguka ku bicu, azahita avuga iri jambo, ukiranirwa agumye. Nukubivuga gake, ukiranirwa uwera. Nta bindi nasomye muri Bibiliya, kandi izi mperuka ebyiri ziradutegereje. Ndagira ngo rero unyemerere komeze nsubize ibibazo wambajije. Icya kabiri, ko mwakunze kwigisha amategeko, ko muri Bibiliya handitswemo ko uwishe rimwe aba yishe yose, kandi tukavuga ko mu ijuru buri dini ryose rifite umugeni, kandi hakaba hari amadini atubahiriza isabato. Ubwo umuntu ririmo azaja mu ijuru ate?
se mwe murukumva azaja mu ijuru ate? Ko mutansubije, azaja mu ijuru ate? Azajyayo se? Harya reka mbabazi, mwanyemerera tugashiraho n'intego y'amafaranga ko nzi ko muri Kigali munayakeneye, tugatanga n'amafaranga yose ari bushoboke, ejo mu materaniro ataha uyu muntu watubwiye ko nta dini ritazava mu mugeni akatuzanira ahantu biri muri Bibiliya ntagatifu, muri Bibiliya yera, muri Korowani, ahantu hose arabishakira mu cyo twita Bibiliya, akazana tukanabimuhembera, ahanditse ko nta dini ritazavamo umugeni byanditse muri Bibiliya. Basomye mwasanze byanditse muri Bibiliya? Ubu dufite amasomo yanditse mu bantu atanditse muri Bibiliya. Mu bantu ho arimo, ariko muri Bibiliya ho iki cyo manzu cyepure ko icyo cyo ntikibaho. Ntabwo Imana izafata buri dini uko twananiwe kwemeranya mu isi, tugezeyo twanashwanirayo. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu baranditse ngo kutaja ku mwijuru k'umunyabyaha si itegeko ry'akarengane, ahubwo banamwemereye akajamo, imibereho n'iy'abijuru byananiranwa agasaba kugenza gute? Kugaruka. Ndagira ngo isomo ryacu ejo twahereyeho tunagiye gusubukura Abefeso igice cya 4 umurongo wa 5, haravuga ngo hariho Imana, muvuge cyane, Imana, kwizera, umubatizo. Igihe habayeho ibirenze umenye ko ari kwesheni, ko mutekereje. Wakoze cyane, ndashima ko icyongereza mukigeze kure. Akaze cyane, muhise mugira umutima mubi se. Reka mfashe uyu muntu musomera isomo rimwe ryo muri Yesaya, murambure Bibiliya zanyu. Uyu muvandimwe uvuga ngo none abica rimwe bazaja mu ijuru bate? Kamusomera icyo Imana yavuze muri Yesaya igice cya 26. Mikoro iravuga neza, muranyumva? Ntago nabyumvise, abinyuma muranyumva neza? Wakoze. Yesaya igice cya 26 muranyemerera mbasomere mpereye ku murongo wa 7. Muhafate. Yesaya igice cya 26 ndahera ku murongo wa 7. Gutinda kwawe singutegereje, komeza harabahageze. Wakoze. Haranditse ngo aya magambo yite harakomeye, araguha igisubizo nyirizina. Inzira y'umukiranutsi ni ugutungana. Mwavuga ngo iki? Kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Umurongo wa 8 witeho cyane. Niko kuwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga, imitima yacu yifuza izina ryawe ndetse n'urwibutso rwawe. Umurongo wa 9. Umutima wanje waje kugushakisha nijoro, kandi nzaja nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari ku isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka, Imana yacagwa icyubahiro. Yasomo muraryumvise? Niko kuwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho tugutegerereje. Ndabaza ikibazo, ubwo abategereje batari mu mategeko y'Imana barategereje? Subwo muransubije, barategereje? Ubu murashaka ngo manze nje kure, manze asobanura ibintu? Abantu bari hano i Kigali ntago mwari mwakurikirana ibintu by'abakora amarushanwa y'abiruka, abiruka n'amaguru, abiruka n'amamoto, abiruka n'amamodoka? Murabizi neza? Muranyumva neza nkomeze? Nabajije hari bakora nko kwirukanka n'amaguru, simuzi byari byo neza? Ntabwo mubizi? Wenda bavuze ngo abantu bari bwiruke barahava no ku rusengero rw'Iremera bagere muri sitade, ibyo ndi kuvuga murabizi? Ntabyo muzi? Iyo habayeho kwiruka abantu batangiye irushanwa, abakinyi ntibaba bambaye nimero? Harya muri nimero hariya ku muhanda tugenda umukino wo kwiruka utangiye, hepfo no haraguru nta bafana bahaba? Ntabahaba? Harya hariya mo hagati abantu batangiye kwiruka, nta modoka yitwa imbangukiragutabara ibirimo? Ntayirimo? Ubwo dutangira umukino. Ngira ngo mwabonye ko babandi baba bari ruhande baba baza n'uducupa tw'amazi bari gufana cyane, kuraje. Hari igihe rero babafana bo hagati biruka
barangiza bakagira impanuka bakagira ukomereka. Yego ko mutanyikiririje, iyo akomeretse kandi muri babafana bari ruhande za modoka yitswe imbangukira gutabara iri hagati ihita imutwara. Aba bantu babaga i Kigali, babaga muri Nyabihu iwacu. Ko mutansubiza, imodoka ihita imutwara kwa muganga? Ntacyo ndi gusobanukirwa. Natangiye ndi, hari abantu 10 bafashe nimero bari bwiruke, hepfo no haraguru hari abafana, mo hagati imodoka zitwa imbangukira gutabara. Muri babafana bari gufana bazanye amazi hakabamo ukomeretse, za modoka zitwa imbangukira gutabara zihita zimwihutana kwa muganga. Sibyo? Uziko namwe menya mutabizi, zirabatwara. Niyo yapfa, niyo yacika akaguru, kereka bene wabo bafana bamufasha bakamujyana, naho imodoka ishinzwe gusa abaki. Ariko umukinyi agitangira rimwe agahita nyerera, imbangukira gutabarira mujyana. Wabitandukanije urabyumvise? Abategereje bari mu nzira bagenze bate? Barategereje. Abategereje batari mu nzira ntibagenze bate? Ntibategereje. Imana nsenga ukuyobore mu nzira. Niko kuwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho tugutegerereje. Imitima yacu yifuza izina ryawe ndetse n'urwibutso rwawe. Umutima wanje waje gushakisha ku manywa na nijoro, nzaja nzindukira kugushakisha umutima, kuko amategeko y'Imana yari ku isi n'abaturage bo ku isi biga kugenza gute? Gukiranuka. None mbabaza aveho, se mwanyemera nkabibwirira akantu kamwe ka Floride. Ngira ngo uyu mugoroba ahantu hani Remera abantu benshi naje tutari tuziranye, hariho abatari banzi n'isura. Sibyo? Ko mutanyikiriza? Sibyo? Munyemerero mbarangire. Mbere yuko ntangira amavuna kuri 16, umuntu wa hano wazindutse mu gitondo aje mu materaniro, yagera no ku kibuga kahasanga umurambo w'umuntu witwa Floride. Mbere y'icyo gihe nibyo ndi kuvuga. Akihagera agasanga aho umuntu witwa Floride wapfuye, muziko iyo umuntu abonye intumba ahita agira ubwoba. Ninjye wivuze, hatagira upfa akagira ngo ninjye nabimubwiye. Ninjye Floride ndi kwivuga, nta nuwo birababaza. Uhageze wa kabiri akamubwira ati waramutse, ahita amubwira ati twagize ibyabo. Ati biha, ati ndi kubona umuntu hano ku rusengero bije. Ninde? Ati niba ari umugore cyangwa umukobwa, muziko twambara kimwe. Ati sinzi. Arasate, ndi kumureba simumenye. Ngira ngo nibyo bisubizo yatanga. Ariko uyu murambo basanze hano ku rusengero binaraba ngombwa ko bawushingura. Yego ko mutanyikiririje? Si barawushingura se? Nanje munyemerera ubu tuvugana. Nibanyica nijoro, ejo mu gitondo mukahasanga umurambo wa Floride, isura muzanshingurana ejo munsi niyo mwari muzanshingurana mutazi. Ubundi niyi mirambo yombi ifite agaciro kangana? Karangana? Yewe ntikangana. Cyagihe ntaraza mwari kunshingura kubwo kwikiza umwanda, ariko ubu mfiriye aha iri joro abantu bose biremera barira. Yego ko nta mwarira se? N'amamodoka menshi n'ibiki byose bishoboka. None mbabaza, iyo mirambo ifite agaciro kangana? Uzasoma indirimbo ya 4, ni nziza cyane, iravuga ngo hari amakuru meza amenwa n'abagenzi bazerera kure y'iki. Yemwe ibyiringiro nakuye muri iri somo nabahaye ni inzererezi ziri kuzerera kure y'iwabo zitazwe, bazanazihamba nk'inzererezi. Ariko inzererezi ziri kuzerera kure y'iwacu zizwe, ambulanse y'Imana izatugezayo. Byampaye ibyiringiro cyane. Nubwo turi abanyantege nke, nubwo bitagenda neza, azatujya imbere ahataringaniye agenza ate? Aringanize. Nakwikomereza. Nsigaje ikindi kibazo birankomereye mu nsengeri. Icya gatatu, ko mwatwigishije muvuga ko amadini atubahiriza umuntu akayavuga mu mazina, nayavuze, akora ibidahuje na Bibiliya. Aho ntitwaba tuba abacamanza, kandi hari umucamanza wo mu ijuru. Tuba tumeze nka wa mufarisayo dusoma muri Luka 18 kuva ku murongo wa 11 kugeza 14. Aho ntitwakagombye kwigisha Bibiliya, cyo yigisha
ntidutunga agatoki bene abo noneho umuntu yatsindwa akihana. Reka mbabazi, mbese tumaze iminsi nsoma muri Bibiliya turi kuvuga amadini cyangwa nasomaga muri Bibiliya? Ntabyo nasomye muri Bibiliya. Maze iminsi ndi kubwiriza amadini cyangwa maze iminsi nsoma Bibiliya? Ntarega ndagowe. Maze iminsi nsoma amadini cyangwa ndi kubwiriza muri Bibiliya? Munyememba bwire biterwa nuko waba ushaka kumva. Iyi Bibiliya mfite iherutse kuntangaza, irantangaza ndumirwa. Mperutse gukora urugendo shuri, nge ndi umushakashatsi cyane, musanyanganira ibyo nshoboye gushakashaka. Nawe uzi ko arandi makuru wampa ndayakora, ndagerageza, kuko burya kirazira gusoma Bibiliya gusa utagiye no kuri tere y'ibintu. Ndagenda nkuvira iriya muri Nyabihu, ndagenda nje ahantu bita Kibeho. Ni hafi ko muzi ngo ni hafi, kure cyane. Ndagenda nayo ngiye kwishakira aho hantu hitwa Kibeho ngo ndebe ibihaba ko abantu bose babijyamo. Ndi gusubiza wa wundi wambajije impamvu navuze idini. Ngezeyo ngira ngo ababa barahageze Kibeho, iyo ukinjira ukiva hariya za Nyamagabe winjira mu mujyi, nzi ko muhazi, ahantu hose bahita bakubwira ko turi kwinjira ku butaka butagatifu. Ndakomeje ngira ngo abahazi mwahagenze, iyo ukinjirayo uhera bwa mbere ku ngoro ya Bikira Mariya. Uwo twabisezeranye niba kibirimo simbizi, urebe kuntu nta na gake aba birimo. Ndashaka kubereka iriya foto ni yande, iriya ni yande, iriya foto kugira ngo mbabwire ko nahageze ntari kubaharabikira. Ndagira ngo hariya nari mpagaze, murabona hariya ku tuntu tw'indabo turi hariya hanze. Hariya ni ahantu bavuga b'abakobwa babonekewe, ahantu bari ni hariya. Iyo ukihagera bahita bakubwira ngo itonde kuko aho uhagaze arahera. Urabona ko nahise mpagarara hariya ntawe uharenga. Munyemere buhagumye mbababwire, uyu muntu uri gutekereza ngo turguharabika, ahubwo uje ukora ubushakashatsi urebe neza. Ngewe mperutse kuba ndi kubwiriza mu Kinigi muri temaye, ndabyibuka, ndabwiriza mba ntangiye gutanga ubuhamya nakuye Kibeho, kuko nigiriyeyo rugira ngo ni ibintu nagiyemo gusa, nangiye gukora ubushakashatsi no mu baturage hose nagezeyo mbaza ayo makuru. Umusaza umushaje tuganira amakuru y'abari abantu babonekewe babana b'abakobwa batatu. Ndamazana ariko ayo mateka koko ariho byagenze bite? Ayambwira ati abakobwa batatu uvuga, hariho umwe bishe mu ntambara, undi ariho, undi nyuma y'amezi 3 yahise atwita ikinyendaro. Mbese abantu bakimukurikiye n'uyu munsi barahari? Ntabwo bahari. Oya, ntabwo bahari bakibyizeye. None se ubwo wabyutse aratwita ikinyendaro, ibyo yari yeretswe bya bihuye n'icyo Bibiliya ivuga? Mvayo ndi mu Kinigi mba ntagiye kuvuga ibyo bintu nk'uko ndi kubibabwira. Umupapa w'umukaturika azababaye cyane, ati uyu mubwiriza uri gusebanya nuwaye. Aza kundeba, ntangira kuganira nawe arakaye, ariko mu mategeko yo kubwiriza nta mubwiriza urakara. Niyo bije ugomba kubikansiringa bigashira. Turaganira. Icyo namenye ni kimwe rero, yaje aje kumpakanya, ahubwo ampa amakuru neza. Buri kintu cyose akimbwira neza. Yambwira ati urabazi? Ntabonze. None uri kubivuga bikuye? Ntago mbizi, ahubwo we ubizi neza bimbwire neza. Ubwo niwe wansobanuye ko umwe ari muri Canada, ansobanurira uwo watwita ikinyendaro nawe abizi neza kandi ari mu Ruhengeri. Ubwo simaze kugira amakuru ku bantu bangahe? 2. Ndagira ngo batangarize cyantangaje ngashoberwa, kavuga ko umuntu wese uzashaka Imana azayibona. Ndi kwiyogoshesha uyu mutwe mu Ruhengeri, ndabyibuka. Muzi ko tugira ya radio ya yindi ifite televiziyo itara amakuru cyane, ajya bayita ngo iki? TV1. Ndi kwiyogoshesha mu Ruhengeri, ndabyibuka ndumirwa, ndavuga nti mbonye ko Imana ibibazo byose dufite izabibonera ikiyemwe bisubizo. Ndicaye ndi kwiyogoshesha, TV1 biratangiye. Yakoze urugendo ije hariya, ndi kubabwira Kibeho, igirana ikiganiro n'uwo mu maseru umwe wahasigaye. Nuko aratangira ati tubwire ibi bintu bijanye n'ibonekerwa
byarabaye koko ntibyabaye? Ati byarabaye. Tubwire byakorwaga biti. Atangira kubabwira ukuntu bageraga mu iyerekwa. Ati uwo Mariya mwabonaga sate? Ati yari umuntu mwiza utari umuzungu ntabe n'umwirabura. Yababwiraga ngo iki? Ubwo bari mu kiganiro muzi ko bajya makuru babaza, simuri kubiha agaciro mwe? Oya ntimuri kubiha agaciro. Sinzi niba muri kubiha agaciro, niba hari abandi babiboye wenda mbonye wabibonye ni televiziyo muzi ko abantu bose bayireba. Ati rero yaratubwiraga ngo amahoro abane namwe. Ubundi butumwa yabahaye mukundane. Agakomeza none se uyu munsi aracyaza, munyemere ubwo mbiveho. Bati uyu munsi kuva intambara yaba nta cyiza. Reka mbabaze, niba yarasuraga abantu intambara itaraba, nyuma y'intambara uwo mubyeyi ntagaruke, mbese abantu bageze mu byago, niho utasura abantu? Ko mutansubiza, niho utasura abantu? Ati ubu ayo mayobonekerwa yagenze ate? Yarahagaze. Akombangataye mu gutwi mgize akakangahe? Aka kabiri. Ifoto ikurikiyeho ya kabiri. Ubwo ndi harani hanze. Ifoto ikurikiyeho ya kabiri arayibuze. Oya usimbutse yindi nimutayishizeho urabizira. Ngiriye iriya niyo nashakaga. Iriya rero uriya Florida murabona ko nanje ninjiye mu rusengero nimo imbere. Mwanyemera ari amagambo nubwo bitoroshe kuyasoma ngo mubyumve. Muzi ko bavuga ko Bikira Mariya yabonekewe n'ishapure ngiriya isura afite, ari amagambo avuga ngo isubireho bidatinze araje. Uzagarukana Yesu, uzagarukana Bikira Mariya. Uzagarukana Bikira Mariya. Uwacunguye abantu ni Bikira Mariya. Ninde nshuti yanjye? Ni Yesu. Komereza ifoto ya gatatu. Ubwo ndagiye ndi gusubiza ururu kugira ngo nta madini twavuze, inyandiko iti irasa ku idini. Dore ifoto ya gatatu. Iyo uvuye hariya kwa Bikira Mariya umanuka hahandi ku mazi akiza indwara zose. Reka mbabaze, ariya mazi y'ikibeho niba akiza abantu? Se hashika ifite abarwayi bamazemo imyaka? Ntabo. Kubwo murimo ntabo. Buriya amazi y'ikibeho ashobora gukiza abantu? Leta ifite imodoka zayavoma zikayageza ku bantu bose barwaye? Yabishobora? Ntabyo yashobora. Weki ndibuka nk'aba bantu bigize abasenzi ngo bakizaga abantu, are nibaje gukiza abamugaye turabafite, barahari? Ntabahari se? Sengera abagaragara niba arabacitse amaguru asubirane, turakwizera. Ibitaro bihagarare mu izina rya Yesu. Hano urabeshya abantu usanze mu nzu gusa jahabona. Ndibuka Yesu ari hano ku isi, bene se muzi ko bahoraga baramutuka, narabisomye muri Bibiliya namwe muzabisoma. Nuko baramugije ngo abantu benshi bateraniraga kwa Yesu, muri hangana mvuge gutyo byanditse muri Yohana, ngo maze abantu bakatinda bagatuma batirira. Bene se baramubwira bati tukubwire, abahanuzi bose baje Yerusalemu uja guhanurirayo, dore abantu barazaga bagateranira hano bagatuma tutirira. Genda bisomye muri Bibiliya, ntago ari ibintu ndi guhimba. Nuko rero baramwirukana batuje guhanurira hehe yemwe? Yerusalemu. Abanyarwanda batazi Imana bo baravugaga ngo umuntu utabesha abandwa mujaho abarwayi bari mwikiza bo mu ngo. Kanigerere kuri iriya foto. Iyo uvuye ku mazi y'Ikana higarira ahandi ku mugezi, uzamuka hariya hitwa Ikana h'iki yemwe higarirayo. Se hari abantu bageze Kibeho? Ngo ibyo ndi kuvuga numve ko hari ababizi. Menya ari nje ndi kubivuga, ndashima Imana ko bahari. Iriya foto namwe niyo mwabonye? Ndabeshye cyangwa niyo? Kambabwira ikintu nize rero ndatangara, nubaha Bibiliya ndayubaha. Ngira ngo murebe iriya foto. Murebye kuri kariya kaguru ko hirya, kariya ko hirya, kariya murabona ko kadasa nako hino. Kariya ko hirya irangi ryose barivanyeho, bari kuhasoma, buri wese arageraga akahasoma. Ndibuka batwakira nyine bari babonye ko ari abantu natwe tuje kubisenga cyane. Ntuza mashine twari twajanye umuriro wahise ushiramo, nagarukiye kuri ariya hirya ntabyo ndabereka kuko umuriro wahise ushira yose sinayafata. Ariko ukuntu batwakiraga bati muje kureba Ikana h'iki yemwe higarirayo. Munyemerere icyo natinye nkubaha Bibiliya. Rambura Bibiliya mbigusomere muri Bibiliya, kugeza aho Bibiliya ivuga ikintu n'amashusho n'isura. Iyi shusho iba Kibeho,
abatabizi iba ahantu hatatu gusa ku isi, hatatu gusa ku isi. Ibi kibeho mu Rwanda, ibe muri Afurika y'Epfo, iba muri Brazil. Ni amashusho atatu ari ku isi y'iriya shusho mureba mutari guha agaciro. Saba ari kuyireba iriya shusho murabona itari ikibumbano ko ni ikibumbano. Ibyo muvuze nibyo byantangaje. Ngende umushakashatsi nagezeyo nkomeza kuyireba iriya shusho, mwese muri kuyireba wabona ko ibumbye, ariko ntabwo ibumbye. Nabimenye nakomeje ndayitegereza, ntikubiye ishusho imeze iti mba ndaje. Uriya muntu wicaye hari inyuma nankomagire kuri metalike mwumva uko ivuga. Urakoze cyane. Kuriya metalike ivuze niko rivuga. Kiriya si ikibumbano ahubwo nibati. Yeremiya igice cya 10. Kambe basomere mwumve. Yeremiya igice cya 10. Igice cya 10 si mwahageze? Nanga ko mutari muri mutu. Ubwo mwese mwababajwe na biriya se? Mwahise murakara se? Se birabababaje? Oya. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 9 haranditse hati, hari ibibati by'ifeza. Baregaho ndago ibibati. Nawe uzaje yubikore nkuko nabikoze, uzagaruka umbwira uti yarabeje. Hari ibibati by'ifeza byavanwe nsomye nabi. Hari ibibati by'ifeza byavanwe hehe? Itarushishe. N'izahabu ya hehe? Murukonsomera munkwe muri mudu yavuye hehe? Ifazi. Byose byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabyo, byose bikorwa n'abahanga. Aya masomo, aya mabara y'iyi myenda mvuze ntayo mubonye? Umukara wa kabayonga urimo? Ko mutansubiza urimo? Umuhengeri ntawe urimo? Kugeza aho Bibiliya ivuga ikamanuka ikavuga n'ubwoko ibishushanyo n'amabara bizaba bigenze bite bifite. Mugenzi naho yaba ari umuswa ntazagenza ate? Abashaka Imana bazayibona, abayishidikanya babigumane. Subira muri uyu murongo mwumve, dore amabara ngariya. Umukara wa kabayonga nura w'imbere, nguriya n'umuhengeri. Dore uko havuga. Nsubire mu murongo wa 9. Hari ibi ubundi umva amagambo ku mutwe w'icyigisho uko bari bavuze ngo ibigirwamana byabo ni iby'ubusa, Imana rurema niyikomeye. Mwavuga ngo iki nshuti yanjye? Kambere hepfo bese mbibasomere. Ndi kwirukankira iki ko nubu ndi kubwiriza? Subuho sindi kubwiriza? Harya ubu sindi guteza ubwega? Kambere ku murongo wa mbere wa 5, kambere wenda kuwa 6, ibindi mbyihorere. Ntawe uhwanye nawe Uwiteka, urakomeye kandi izina ryawe rikomeranye imbaraga. Bese birana byo bifite imbaraga? Birazifite se? Ntabyo. Bikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kubaha mwami w'amahanga we? Ko bigukwiriye ko mu banyabwenge bo mu mahanga bose n'ubwami bwabo bwose ntawe uhwanye nawe. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka, kandi ni abapfapfa. Ibyigisho by'ibigirwamana byabo ni ibiti gusa. Hari ibibati by'ifeza byavanwe itarushishi, n'izahabu yafuye ifazi. Byose byakozwe n'umunyamwuga n'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabyo, byose bikorwa n'abahanga. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana. Ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigizwa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Kambisome no muri Bibiliya ntagatifu kugira ngo uyu muvandimwe atagira ngo hari abo twaharabitse. Ashobora wenda kuba twarabitangiranye adahari. Igitabo cy'ubuhanga igice cya 13, hari bake narisomeye ariko wenda weho ushobora kuba utararyumvise. Igitabo cy'ubuhanga igice cya 13, ndasoma nihuta cyane. Ubugoryi bw'abasenga ibiremwa. Ngo ni ubugoryi bw'abasenga ibiremwa. Reka ngende. Nyamara baragowe abo bantu biringiye bitagira ubuzima, byakozwe n'abantu bakabyita Imana,
kazahabu na feza, bacuranye ubuhanga. Biriya bifite ubuhanga? Ntabwo. Ndi gusoma muri Bibiliya ntagatifu ngo babikuremo amashusho y'inyamaswa cyangwa ibuye ritagira agaciro ryabajwe n'umuntu wa kera. Reka tuvuge nk'umubaji w'ibiti, agaca ingero ashoboye kwikorera, akayishushurana ubuhanga bwinshi, akayikuramo igikoresho gisanzwe, ibisigazwa by'uwo murimo we, akabitekesha ibyo kurya bimumaze inzara, ibango risigaye ridafite akamaro kuko rigoramye cyangwa rifite amasubyo, akarifata akaribaza mu gihe yabuze ikindi akora, akaribaza atanabyitayeho, akariha ishusho nk'iy'umuntu cyangwa iy'inyamaswa iteye ishozi, hanyuma akarisiga irangi, akariraba mu mutuku mu maso. Iki gishushanyo nta mutuku urimo? Ntawo, nta mutuku urimo. Akabiraba ishusho y'umutuku hehe? Mu maso. Agahisha atyo ubusembwa bwaryo, akarishakira akazu gakwiye gacukuye mu rukuta, akarifatisha icyuma. Kariya nta rukuta gahagazeho? Nta rukuta gahagazeho? Kiriya gishushanyo nta rukuta rurimo? Subizaho iyindi foto, subizaho ya yindi ya kabiri. Ibi ndi gusoma nibe bitariho. Buriya hariya bihagaze muke? Kuzi Floride singowe, kiriya gihagaze muke? Mu rukuta. Ndi kubisoma muri Bibiliya maze ntagatifu. Akarishakira akazu gakwiye gacukuye mu rukuta, akarifatisha icyuma, agakora uko ashoboye kose ngo ritagwa hasi kuko azi neza ko ntacyo ryishoboreye. Ni ishusho rikeneye inkunga, nyamara yashaka gusabira ibintu bye, urugo rwe cyangwa abana be, ntaterwe isoni no gutakambira icyapfuye kitagira ubuzima. Yashaka kumererwa neza, agatakambira ikitagira ubuzima. Yakwifuza kugira ubugingo, agatakambira icyapfuye. Yashaka inkunga, akitabaza ikitishoboye na busa. Mu ngendo ze akiragiza ikitabasha kugenza gute? Gutambuka. Nubwo yakiragije, aho yagisize niho aragenza ate? Aragisanga. Hepfo rero naho mu kubyerekeye ibimutunga, inyungu ze n'imishinga, agasaba imbaraga ikitazifite. Mbese biriya bifite imbaraga? Ko mutansubiza. Ubwo ndaharabitse somye Bibiliya, munsubirize. Ndaharabitse idini, somye Bibiliya. Mparabitse idini, njyewe ndi gusoma bigahita bisa n'ibyo murebesha iki yemwe? Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 ugakomeza, haravuga ngo Imana izagaragaza ibintu byose kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzagira icyo agenza ate? Yireguza. Reka negerere kuri iki kintu gikomeye cyane. Nushaka ubu bikuyeho wenda bye kurangaza abantu, ndongera nkubwire mu kanya. Nyemerere mbibwirire ikintu kidasanzwe muri uyu mugoroba.